ngiye gukarasa ariko nari binda byitaho mutamba dupfuka mu mwe akambaye patron sawa boss wimeze bite siko wabuze neza kandi mvugane na me mwiriwe meya wimeze bite itangazo ngo byagenze gute nari maze kubibona kuri telefone ko byakaze da ngiye kuritanga ndabikora nk'akazi murakoze meya sawa bimeze bite urumva ariko ukuntu ibintu byagenze sawa nari kankomeze ngewe mukomeze sema cyagenze ngo kuko byagiye islamite Foka kiguri kimwe kabisa muri kumva ari gucyo bimeze pe reka nigire home capítulo y'imikino finito oxyde sudotates niko mbona zagiye yenda guturimira wajya ngo yari uruhugu yende guzura urusenda none rukaba wagiye kubisenda bindavuye aha pazo nawe ngandrebe ari rukukagira ngo ahari kujya bayikwamamariza ko barambere k'ubudage n'ububiri ngo da aha mugore tutega amatwi twumve icyo avuga mwiriwe man tuba tuteranye gutubona sigo kubita information man vuga kuko nareze mari kuvamo wowe anje nareze mari muvamo ataka wakirengetewe karigite wenyine wacyohewe meze musaza wawe cyane kugera sinema none ababwira nyine kuko agapata ari mu gitondo nyine ni wumva se kuri vuze wabe yabera rivuze sangaye saa moya muze kari bari kugira ngo mani dutangire kubijya kare narive tuzakubona bro sawa man aya patinejo kabisa bana tugomba kujya Chai! Oh, patera ope. Come cyane ma. Waje mu gipate. Gishusho sana bana. Hayemi teni bami. Chai! Basho wallahi mbona baje kabisa kandi ngiye mitendo kudutera ubu ni ubo yuwa ni ira nakomeye kabite ni kosa aje hano ba mwabaye benshi bana kanye nebesha iyi baje Yesu oye ndio mali Sasa charanje hadi mwicarane ho turicaranje sana dojo mali res mwaza mukere mabelo kaza bachira ndashika niba kutamuziki waje na muntu wabyina kare Muratene nyine. Oya DJ ndakubuza kambike fo aje. Mubanza mubyina. Nose kuza nyumezi man. This is what you want. Sama ikinesha. Mbere yuko bayitokera waro. Kutamenya Baby,
Aho sikwakingira ariko kamageri. Wakinga nuba muyivuto. Ariko ivuto n'abavuto. Wira gitifu, ibamana ko mutwe, amakisi, imoyi. Goso binari biro rurimo. Yakonje nakiro mpe. Muri gusenga cyangwa muri mu misa? Chae. Wapi? Asoni. Ndavuga utucha mani mu. Akugitifu wambabarira. Nakubabarira, wumva se? Namutse ndisoko. Anga kuba cyangwa urare. Ureke gitifu. Pastor, but this is what you want to use your life for. I'm gonna do many Dinogun 16 years. Nanga na mfite. Kaya byezo wajya kumfunga. Ngwe kugaruka muri gereza.